Hello, turabasuje abakunzi ba The SAMEBLOOD, inshuti za ANITA, inshuti za EMILE, muri make timu ANITA na timu EMILE. Mbahaye ikaze kuri The SAMEBLOOD, nari mbakumbuye nsigaye nza nkumva nabahobera kandi ntari bubabone. Ndabakunda, ndabakumbura. Uyu munsi rero ndaje nk'ibisanzwe. Rutwitse muzi mugani wa Juno. Nje kubazanira ibindi bintu mutazi. Muranzi ntago njya nkina, ukimbona na baga na valise uhita uvuga ngo barahashumitse. So today ndashaka guprankinga EMILE. Hari kwa kundi ubuzi neza ko ukundana n'umuntu, ubizi neza ko atifuza kugira gute kugusiga. Katwita uyu muntu gato. Hello? Ni sawa. Navine. Oui, oya nago ndi mu rugo, nari ndi ku muhanda. Reka nze gato ngo hamagare. Ndamubwira ibaze nyiri gutegura prank naragira uko nahisemo magana. Yes. Mise vuga aramboye. Wari uri ku muhanda. Nyine anciyeho numva bicu ubwoba bunyishe naho gupfa. Okay. Kikomeza. Ndashaka nyine murabizi kuvuga ko yukundana n'umuntu akagenda nyine like niba turi muri Kigali twese bo wizeye ko mwabona na anytime yagira ikibazo hari cyanga nawe nyine ntimukumburana cyane nkuko mwamura hano kuri ko bamusiko muri bonane anytime. So ndashaka kubwira yuko ngiye kugenda EMILE. Ndakubwira ko hari ahantu applying akazi mu ntara Isize. Ego ko noneho Rusizi. Kandi ko ngiye kubayo nyine byamaze no kuba confirmed, mfite baga Kevin aramerekeza arabizi ko duturanye. Namwati narinje hano kugira ngo usezere mwire tutaze gute na byapayinze nyine ari imikino. Okay, ibyo ndi umubwire byose nange muranzi ko ndi ndategura pe ndategura ni mapanzi. Ibindi byose turaba turi kumwe murabibona sibyo. Uko nira tugiye kubigenza. Kevin uraza kumekinga shoka itefora atari mubone kuyikora ikodinga. Nago mzerekana. Kuko urabizi ni uriya mujama ni DOP, ni director, ni producer, ibintu byose kuri kamera abameze gutya. Ashobora kubona rero kumutunga uze gutya kaza ni prank. Kandi byamunda gufatwa mu buzima bwawe. Tunyizeye. Nyine niyo mpamvu nakuzanye. So Kevin arabaje nk'umuntu uba nifite yanjye of course arabamerekeje ndagiye. Noneho Kevin nawe arafite nk'umuntu wababaye nk'umuntu nyine ubabajwe nuko ngiye, ariko nawe uvuga ati nyine umube hafi umukomeze nawe nako nta ntubune nyine kwa kundi umvuganira uyu munsi umuvuganira kugira ngo ntanabikeke. Guys, abakunzi ba EMILE ubwabo bwabishe ngarariranga aragukunda nanjye ndamukunda bwo ngomba kumuriza kuko nazo ndandijije ndiristiye mu rugo. So kuri tugiye kubyenda rero ngiye kumuhamagara ndabizi neza ko ari mu kazi. Mubwire uti bite umeze neza, ndazamubwire nti ndi ari mu kazi ndamwati ngwino ndi mu rugo ndagushaka. Sibyo? Acha hana taha dore wabo ni hari kandi bujyamara dukinira. Nashika hano rero yanjye. Izuba se ko muna riri buturabuzira. Ubu se DOP urihisha he? Kamera turayishyira he kubyo atari buyibone. So nta handi hantu twa Reka nkwereke. Bayiti bakishe na nyuma cyari. kamera. Ihisha nyine wivuga ngo ndihisha hano kuko uriya muhungu arakontrola. Aha, aho ngaho byaba ari sawa cyane rwose. Byaba ari sawa.
Hello? Sure. Bite? Oya, ndi mu rugo ariko ndimo ndazamuka. Ni nkaho mageze ndabura nk'amasegonda ngo ngere hahandi umanukira ujya ku gipangu mu rugo. Nagushakaga narindi kumwe na Kevine. Ndagushaka byihutirwa ahubwo watebutse nkakubwira. Ndashaka kugenda birihutirwa. Uyu munsi ntago nagiye be, sorry kabisa nibagiye kukubwira. Ariko narimgiye kujyayo. Nyine ndavuga ngo ubwo tubonana tuganire ngere ubu ngubu tuvugana neza ngize ku muhanda ndi kwishyura moto. Ku muhanda hamwe umanukira ujya ku gipangu iwawe. Shatebuka birihutirwa kamera cyangwa kugenda. Kandi n'ubundi inkubwira ko byihutirwa twabivuze na turi kumwe be. Magazi hahandi neza ku muhanda. Neza hahandi. Hamwe mwigize kunkorera pranka niba ari we yani nasanze wa mutipe muri gusoma n'abana muri gusoma hafi yawo. Nyine neza hahandi umanukira ujya mu rugo. Ndi kumwe na Kevine ariko nawe arashaka kujya mu kazi mbabarira utebuke. Sawa. Mwuka byaramwe. Dieu mbabarira iyo kamera ugerageze buryo ki uri buyihishe. Nyine yitsimbu ry'inyuma aho ngaho y'igiti ku buryo rero akorera hafi umuryango murabizi ku kazi kiwe nta nubwo aba harimo n'iminota nk'ingahe gusa ntabwo nabashuwa ngo ni iminota ingahe nanjye sinzi ngo ni iminota ingahe bagezeho ariko turatekereza hagati y'iminota wenda 5 n'icumi cyangwa kuko do ako numvaga meze nk'umuntu uri ku muhanda ukuntu nyine kandi aho magambira ngo agiye gufata mu cyaraje kugeza iko ndi mu rugo iwe do reba muri su ntago bahabona ngiye kwerekana inyuma y'iriya nyubako niho nuzi yabikorera so reka turebe ngo hacamo igihe kimwe gute wowe ndakomeza ncunga moto yose iza witsinda kugeza tubonye kuko ntabwo tugende neza pe moto nta nubwo namubaza ngo hago ituruka hanga ituruka wihisha kugeza igihe ari bugire gute ese ubu Kevin nta kuntu telefone twaza kwishyira nko mwisi ako se ntabwo twafata amajwi telefone ndabanjewe ngenda wihangane nk'ibisanzwe so telefone yanjye nk'ibisanzwe ibindi rero Imana iduhana umugisha nawe bifite ubwoba pe mfite ubwoba Mana nyagase kandi gaze kambabwire simo kandakarire ngo nkora pranka ngo dukora pranka dukora zibamo inyigisho sibyo ikindi cya kabiri hari abantu bakunda pranka sibyo cyo dushaka kureba se nk'ubu ngubu urumva turakundana ese ko ngiye mu cyaro arabyakira gute sibyo nyine umuntu ugukunda ntabwo yakumva kugiye kujya kureba ingana nko kuvana ku gicyango gukubayo ngo yumve ko ari ibintu bigize gute ukuntu wenda mwahoranaga isi uburyo twahoranaga urumva ngiye kumubwira ko n'ibicano tugiye kwigurisha uko ntago azakora ntahari azantungura asa nkuye henge nzagavugitse nzava icyangugu nze kumukorera prank Kigali biragoye bivuze ko ikintu cyonyine gishoboka nuko tugiye gusenya iyi channel Tugiye kuyigurisha namuga amafaranga namara kuyigurisha azakure hayanjye ayanyiherereze andayasigarane ako murabucanye wabucaye n'umubano uyu muri kubona ariko cyo ntagiguma nase cyo yakora gute kandi tutari kumwe cyo ni the same brand azayikora heiki kandi cyo ni yo mujyana wenda zakomeza agurisha utundi tuntu
narigize ngaraje uri kumva icyo umva buri moto yose witsimba cyo bari hafi no kwa no kunavugishaga mbwira ngo ari kudiringa na moto uri kumva nta moto ndi kubona iriya moto cyangwa ndi we mba witsinze kamera reka tuyagaragaje witsinze tumere nk'abategereje moto niriya nirenga tukabona atari we urahita wongera ugaruke dukomeze tuvuge ko amagambo yo kubabwira ndayafite rwose mbafitiye ti umva niwe n'izina rya Yesu nibwo hisha kamera we sobanuye ko kwagiye useka ibyo wabigenza gutya undi mu buzima kubaho no gukora n'usibye zinda gutuma ntareka kugeza akazi sinuka ngo byari muri se biragoye pe biragoye no kubyakira biragoye kubyakira ntabwo wahangira ushaka kugonga n'iyo mwana zizishora ese ko umufite bageze umufite bage Kevin como você vai? Como você vai? Show. Como você vai? Como você vai, bem? ufite bage musobanurira ugiye kujya he nyine niba nta masaha guteka urumva narapurayinze nshaka akazi uri kumva kwa kundi nyine wapurayinga mu bintu by'imikino utatekereza ndapurayinga nta n'ubwo hari hashize n'ukwezi rero nagiye kubona mbona mu kanya nko mu ma saa tatu ngiye kuza mu rugo mbona bamaye mail ko ngomba kuraba uyu munsi ngeze cyangwa so nabonye akazi kandi kamema amafaranga menshi pe ku buryo nyine udashobora kubyumva so nyine rero naguhamagaye telefone yawe isangiye nanone ndavuga ushaka uri mu nama ukakudushyiramo kode so rero nyine ngiye kugenda pe nakabaye naje no kugutekera ni nayo mpamvu yaje kuvuga kuri telefone gusa nyine reka nkubwire ese kuvuga ngo uhiragira ngo bigende gute sho nta kuntu wakwapura inoze kuki utabimbwiye kandi mbikubwije ukuri nabikoze ari byo kwa kundi nyine wapurayinga utafite icyizere nawe bizwi akazi muri iyi minsi ukabona bisigaye bigoye ntabwo watekereza ko nyine wapurayinze uri buhite ubona akazi mu buryo bworoshye gutya wumve yuko nta interview nagiye gukora nta kijyanye uratizeye neza urabizi neza ko nakizeye kandi bamaye email abantu bose bakubwiye ko baguha akazi njyewe njya kwapurayinga aho hantu umushuti wanjye wundi wakora yitwa James uri kumva yarabimbwiye ahangaha ariko abantu bari gushaka abakozi wapurayinga umuco kubona abandi ndabikora nyine by'aho ngaho neza ko mbona baramfashe n'icyo ahantu bagukwishe oya ibyo ari byo byose impamvu nuko ibisabwa nabishyizeho bagacekinga ntareke ndeka akazi areke kabisa ndetse ndareka akazi hanyuma bigenda ngo ni hehe cyangwa ubu iriye rusizi
ntabwo yishyura mu none se ntabwo wishyura se niba nyikorera ntabwo nzira ariko nabo benshi ntabwo business ntabwo nareka gukora akazi kora gukorera ndakuvuga ngo gukorera online cyane ubuzi butanu bwanjye bufitanye igihe business zanjye ntabwo nzigara nk'akazi ntabwo nabona akandi kazi kanenga kandi kanyishyuriza ngo nkawe none se nugerayo bakabona bitari kutegewe ajyayo ariko kuvuga ngo ntabwo bwishyurira ntabwo uri bunyemere kujya mu kazi akazi keza byose karatugana kubera ko ntabwo kampani igiye gukoramo ari iwacu ngo barateguye bivuze ngo ni akazi narapurayinze nk'abandi bose badufasha gukora abantu bane sibyo ntusinzwe kujya gukora akazi ngo umwe niyicaye ibyo ndi gukora byose amafaranga yishyuye biratariki kandi dukeneye amafaranga gusa nzana inzira basi njye kuza kenshi muri wikendi byo kuvuga ngo nirangane yapanga nk'igihe azamara nageze kujya kuba kugiye none hasi kandi navanye mu rugo paga ngiye ihangane byumve wenda akaba abika amafaranga ntabwo amenya icyo kandi ubu ko nazi kuvuga neza kuri muntu ese unyibwira ndi kukubwira ngo ntabwo iba ari umuntu yo kwiyamagara ntugaze nyine ni wowe mpamagara ariko ntabwo telefone kandi ibaze njyewe kumbwira ngo ndagushaka ntabwo ngiye kubwira ntabwo ugiye kuvuga rwose emi umva nyine akabanza akareba abatumenya ibintu bimeze akazaza ibaze umuntu yaguhamagaye ngo no kubwira ugasanga afite bage aragiye gusa urumva byagushimiye nanjye yampamagaye ngo njye kumufasha gupakinga arambwira ngo ibyo bintu byagushimisha ntose arabigenza bashirika mu hoteli uri mu kazi ngutereje kandi mbizi neza kuri buze none se ako kazi bakwemereye akazi bakubwira ngo witegure uhite ujya bambwiye ko ngomba kurangiye ku mukobwa agiye gusimbura yaraye agiye ngomba gutangira akazi ejo mbwira rero nagenda ejo sanga kugenda iri Rusizi nangira kari amasaha 9 kugira ngo ugere mu Rusizi ahubwo bengewe umva nkubwiye sibyo nyine mbere basi mbabariye ko nta bigiye byatewe nuko wambabariye basi uragenda ntabwo kujya mu kazi guteka abantu tutakaje ko tuzabigitondo ntabwo nasanga kugira ngo ugere Rusizi utegure byo Rusizi ni kure nyine ni amasaha 9 ndagira nijoro saa 4 saa 5 ahubwo vuga ngo nzakubwira rero ntekereje waretse ugashaka mu kabari akujya gusubira muri byibuze ajya gutekera umukozi se wantegera ngo wanyitiraga nawe kandi nanjye ngiye mu kazi ntabwo byakunda ko nyine wareka ibyo bintu by'akazi ko usanzwe wikorera bizinesi yanjye yakomeje iraninde nk'uko yakoraga wabaye nta bandi bantu bigeze bagerayo mbere ngo kandi mubwira yuko yari ega abantu ikibazo ntabwo bajya batanga amakuru umuntu aragenda agakiyongomorera ahantu none se yakubwiye neza amafaranga yayo akubwiye kuri njye mvuga nawe ko navuganye na ba nyir'ubwite
ntabwo arambwiye amafaranga ko n'ubundi ari kuko wabwira ko ugiye tuganire ngo twicare tuganire nyine kandi njye mu kazi nzagaza tuganire ubundi nabwira mu kazi ngo ngiye kuzugana na boyfriend wanjye ngo nzaza mu kindi nase kurimo kugenda imihangane nyinose nagagiye burundu kandi aracyari muzajya muvugana kuri phone kuba ngiye cyane ngiye gushaka amafaranga kandi buri wese ashaka iterambere buri muntu wese none se ubwo naguma aha nyine nihangane amafaranga yiyongere wenda azazanye amafaranga badahinduka ariko ibyiza no Kevin ari ukwikorera no gukorera abandi urumva byiza rero nyine no kwikorera ariko amafaranga ushaka kongera ndetse niba biriya biri gumeze ugomba kongera igishoro nkagenda nanjye nkashaka akazi ngakomeza nkwinjiza bivuze ngo nshaka kwinjizamo mwese ugiye gufata undi muntu mushyira muri business yawe urabona mu rwose babinkontorera nta kibazo waretse njye ngakongera ese ikibazo ntabwo nabuze igishoro none se ariko nkeneye akandi kazi kansapotinga kugira ngo ugiye gutera ntabwo nanze kujya mu kazi ariko se ako kazi katunguranye nk'ako ngakurumva akazi bakabona mu buryo uyu wapurayinze uzi ngo bazagwa akazi kwa kangahe wapurayinze uzi ngo bazagwa akazi kwa kangahe urapurayinga ugategereza bagurira ihangane byumve wenda nagere wenda ashobora kugerayo ugasanga ntabwo bimeze nk'uko bananyemeye amafaranga yo gutangira kwigira ningerayo ndasinya amafaranga makeya nshaka inzu wambye ko inzozi zawe ari ukwikorera none utangiye kwikorera umva ngo ugiye gukorera abandi njyewe ntabwo nakubwiye yuko ngiye kureka kwikorera ariko nakubwiye ko ngiye gushaka abona akazi ntabwo uzabikora abo Kevin wowe urumva umushyigikiye koko niba ariko ariko nyine mwajyemura wenda yabyasanga no muri weekend mu gihe baruhutse akaza guhemba ngaho nseka ari umushinga reka nkubwire pe wowe wavuga ndetse hari ubwo agiye ahantu kure hari ubwo kubwengara gusa ni gute uyifata ukifata ukamamagara wenda ikoze ibyo namwemereye rwose nakoze igikorera ndetse wayivuga bimenye uyu munsi igihe naguhamagaraga Kevin nibwo nari mbimenye turabigenza ariko umva nkubwire ntabwo twese aragiye burundu ntizamuvugana na weekend bagashaka uburyo ari buze cyangwa agasaba agakonje gatoya akaza wivuga ngo windakarira wakoze amakosa wowe reka nkubwire ubu wahamagara umuntu ari mu ugatubwira ngo ushobora kurangira ntakubonye none uzajya uza kangahe mu gihe ngewe nawe tutarashakana sibyo ntibiwacu ntabwo wambona uko ubishaka sibyo kuvuga ngo nibwire tutabonanye cyangwa tumara n'ikigo tutabonanye kuko ntabwo turashakana sibyo igihe tuzaba twarashakanye uzajya umbona buri munsi ikibazo gihari igihe nzajya mbona bikunda uzajya tubonana gute nyine nzajya mviriye yanze i Kigali cyangwa nawe uje kugura cyangwa nawe ubwe uze kurusura ntabwo nahita mbikora amafaranga sinagera mu kazi tuzi ukuntu telefone reka ngereyo sibyo amakuru nyafate ayo mafaranga uri kubaye ese nta kibazo ni ukubona cyangwa se nuko nabona amafaranga nkatera ikibazo nuko nakubeshye ntabwo nizakira neza ko ngiye gukura genda ushaka inkwano ugenda iwacu nkwe sibyo ra noneho twakira akazi oya reka mukaze oya ndumva wishimye sibyo n'ubundi ngo gahunda wari ufite gahunda sibyo
guseka nayi guseka mu bibabaje twababaye reka ndishimye akwivuze igihe maze nshaka akazi nyine turishimye kuko wabonye akazi kumva kandi ahubwo ikindi kintu ariko nyine kuba ugiye kugomba yacu ngo iki gurisha cyano mbese ko ngiye n'isaha yagurisha cano kubera iki bose muratanduka yanjye ntabwo ndi mari ntabwo bigaragara benda kwizera ariko niba utangiye kuzana ibyo ngibyo bayi sawa oya ariko gurisha cano kubera iki kubera ko simba rero tuzajya ukora gute kandi ntahari ntabwo yabona niba sindi konte ntacyo bibaye ariko niba nayo nagurisha cano amerege nta nubwo nshishikaje igihe uzumva uwo mwanzuro uzawugira ntabwo uri kuvuga nagurisha cano kugira ngo ntware amafaranga kuko ngiye no gukorera ayandi nsanzwe narabayeho kandi bitari nabi sibyo numva biri wowe uzayigurishe nimba uzabona ikindi kintu ushyiraho cyangwa ugize konsuri cyangwa utemeze uhereza abakunzi bacu ushyire kuri cano nakubeshye niba umbwiye ngo tugurishe cano bambabaje mu Hi, DOP. Hi. How are you? How are you? Fine, thank you, teacher. You called me? ariko niyo uradukunda natwe turagukunda cyane 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 umva iduhana umugisha akazi kakaboneka amasegonda angahe ushaka pranka zibabaza umuntu mukwege ese shu tuzakureba umva ejo reka nkubwire rero kandi ibintu ndabikwangira sinjya mbikubwira buri gihe ngo njye nshaka amafaranga zitababaza njye yifuza nzisutiye dore nk'ubu ngubu kamera iri kunyagirwa byariya munsi y'igiti mwana oyanga nta kibazo mwakoze kwa natwe imvura bazisuhuza abakunzi babo umva ndabakunda cyane kandi Imana ibaho umugisha ngaho ndebera bye guys bye ngaho ndebera akora sana umva njye mfite inshuti y'umusazi mu ndebere mani kirahazi oya ariko se wanashyira kwari no kubabaza uriyakiraho ikibanza kwiyakira baza kwiyakira tuzarata bitinde bakunzi bacu ndababaye bambabaje